Mu buzima tubayemo ni byinshi twifuza kugeraho, bimwe tubigeraho ibindi ntitubigereho. Amahame dufite, amahame tugena ubwacu twe twiremera niyo adufasha kugera muri ibyo byinshi twifuza kugeraho. Nguhaye ikaze mu kiganiro itara ry'ubumenyi, aho tugiye kurebera amahame 11 yagufasha kugera ku iterambere ryawe, ikindi kandi ukaba umuntu uhambaye mu buzima bwa buri munsi, ku giti cyawe, aho uba, mu bubana nabo, ndetse na sosiyete ubayemo umunsi ku wundi. Iyo ufite intego ikomeye, ntawe usaba kuba ukomeye kugira ngo ukomerane n'intego yawe. Biba byiza cyane iyo ufite amahame akomeye ugenderaho umunsi ku wundi, ubasha gukomera kandi ukagera ku ntego yawe wifuza kugeraho, ukomeye kandi ukayigeraho igukwiye. Tugiye kwifashisha igitabo Become Your Best Self, igitabo cyiza cy'umunyarwandakazi Umugiraneza Betty yashyize hanze muri uyu mwaka wa 2024 ku itariki 27 Nzeri mu kwa 9. Iki gitabo ni igitabo tugiye kureberamo amahame 11 yagufasha mu iterambere no kuba umuntu uhambaye. Ni ibintu bibiri, ni amahame yagufasha cyangwa se yadufasha mu iterambere ryacu rya buri munsi, ndetse no kuba abantu bahambaye. Ba hafi wumve neza cyane aya mahame 11. Ni amahame akomeye yagufasha kugera ku ntego yawe ikomeye nkawe, kandi akakugeza kure hahambaye wifuza kugera. Iki gitabo tugiye kureberamo Become Your Best Self, aya mahame 11 wakifashisha mu iterambere ndetse no kuba umuntu uhambaye. Ni igitabo uyu munyarwandakazi Umugiraneza Betty yifuzaga gukangurira abantu ko kwigira ari kimwe mu bintu bya mbere bizagufasha kubaho neza cyane kandi ukagera ku nzozi zawe wifuza kugeraho. Icya kabiri yavuze yifuza gukangurira abantu muri iki gitabo Become Your Best Self ni ukwishakira inzira. Mu bihe bigoye ukaba intore, ukaba ukomeye, ukumva ko ari wowe gisubizo cy'ibibazo byawe. Ikindi kintu cya gatatu yifuzaga gukangurira abantu ni ugukorana neza n'abandi, ukamenya neza ko abantu muri kumwe muri gukorana neza kandi muri tayari mwiteguye kuba mwatanga umurimo unoze cyane. N'akamaro ko guhora utyaza ubwenge ni byiza cyane ku buzima bwawe bwa buri munsi, kuko ari byo bintu bifasha abantu mu iterambere ry'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Reka turebere hamwe aya mahame 11 yagufasha mu iterambere ryawe rirambye kandi rikomeye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ihame rya mbere: shyira imbere ibigufitiye inyungu. Mu bintu uzaha umwanya wawe, ibyo ubamo, ibyo wirirwamo, ibyo uraramo, ba mu bintu uzi neza ko bigufitiye inyungu. Iyo ugiye mu bintu bitagufitiye inyungu cyane, usanga ibigufitiye inyungu wabyimye umwanya, wabiteye umugongo, bityo nyuma ukaza kwicuza umwanya watakaje aho. Ihame rya kabiri: gukorana n'abandi. Mu bintu ugomba kwiga gukorana n'abandi nka timu, mugakorera hamwe, mugakora ibihambaye. Ubwenge, ubumenyi, ubuhanga bwawe ubufashe tukongeraho ubwanjye, tukongeraho ubwuriya, tukongeraho n'ubwa wa wundi, twakora ikipe itsinda, ikipe nziza kandi ikomeye. Mu bintu ugomba kwiga mu buzima bwawe bwa buri munsi, ugomba kwiga gukorana n'abandi, mugakorera hamwe kandi mugakora ibidasanzwe byiza bigezweho muri kumwe wowe nabo. Ni byiza cyane, bizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ihame rya gatatu: iyungure, wige umunsi ku wundi. Hari umwe mu bahanga wavuze ko kwiyumvamo umuco w'uko uri umunyeshuri ari umuco mwiza cyane ugomba kuturanga umunsi ku wundi. Kwiyumva nk'umunyeshuri buri munsi, iyumve nk'umunyeshuri, bizagufasha mu iterambere ryawe. Abantu benshi mu bana amanywa nijoro, abo uzagenda ubona hirya no hino, wikiyumva nk'umuntu udasanzwe ngo wibone cyane. Buri muntu wese yakubera umunyeshuri cyangwa akakubera umwarimu.
nawe ubwawe ku giti cyawe urimo abantu babiri. Wowe ubwawe urimo umunyeshuri, ikindi kandi uri n'umwarimu. Hari ibyo uzi mugenzi wawe atazi, hari ibyo azi wowe utazi ugomba kumwigiraho. Igihe cyose iyumve nk'umunyeshuri kandi wumva uciye bugufi ko mu bintu bishya ugenda ubona umunsi ku wundi ushobora kuba wakiga, ushobora kuba wareba neza witonze, haba harimo isomo wakuramo ry'umunsi. Igihe cyose iyumve ko ugomba kwiyungura ubumenyi, ugomba gutyaza ubwonko bwawe bugahora bufata ibintu bishya kandi bukaniga ibintu bishyashya. Ihame rya 4: tiza abandi amaboko mu iterambere ryabo nta nyungu batezeho. Gufashanya ni umuco mwiza waranze abakuru bo hambere bacu, aho wasangaga bakora ibikorwa nk'ibyo twakita umuganda, ariko bo icyo gihe ntibyitwaga umuganda, ahubwo babyitaga gufashanya, gutizanya amaboko. Bakoreraga hamwe ntawe bikuranze. Si umuco mubi, ni umuco mwiza cyane. Ni ihame ryiza ryaba riranze wowe uri mu nzira y'iterambere no kuba umuntu uhambaye. Gufasha abandi bantu nta nyungu batezeho bituma baguha agaciro, bituma bakubaha kuruta kuba wabaka amafaranga cyangwa wabishyuza. Mu gihe ubafashije kandi ububatije imbaraga, ejo cyangwa ejo bundi uzabakenera bagufashe nawe mu ntego zawe mu iterambere ryawe. Uyu munsi umuturanyi arakwiyambaje kuko agukeneye mu bintu runaka, uramufashije, nawe ejo igihe wizihiwe mu birori azagufasha mu kwakira abashyitsi, mu zindi gahunda izo arizo zose, cyangwa se n'iyo nshuti yawe ikwiyambaje mu bintu runaka, nawe ejo uzayikenera. Iga gutiza abantu amaboko yawe, imbaraga ubafashe nta nyungu batezeho, bizatuma bakubaha cyane kandi uba umuntu uhambaye. Reka turebe ihame rya 5: sabana bishoboka n'inshuti zawe n'umuryango wawe. Ni byiza cyane kubana n'abantu bagukunda nawe ubakunze, kuko biguha umunezero kandi bigatuma wumva wishimye igihe cyose, waba uri mu bihe bibi, mu bihe byiza, waba ubabaye cyangwa wishimye, uzumva ukunzwe nabo, inshuti ndetse n'umuryango. Aba bombi, inshuti cyangwa se abangaba bo mu muryango, bagukunda cyane kuko ari bo bakuzi utaratera imbere, bakuzi warateye imbere, bakuzi mu bihe bibi ndetse n'ibyiza byose mwabanyemo. Aba bantu ni ingenzi cyane, uzabakenera mu bihe bigiye bitandukanye. Igihe wahombye rya terambere wagezeho ryagiye hasi, uzakenera umuryango n'inshuti zikuba hafi. Gerageza gusabana n'inshuti ndetse n'umuryango wawe. Ihame rya 6: iga kuzigama, uzigamire ejo hatazagutenguha. Mu bintu bibaho ntago ari abantu batenguha abandi gusa, ntago ari abantu bazagutenguha gusa mu rugendo rwawe rw'iterambere. N'ubuzima ubwabwo buratenguhana. Ubuzima birashoboka ko bwagutenguha nabwo. Zigamira ejo hawe hatazagutenguha. Ntago uzi icyo iminsi ikubikiye, ntago uzi ngo bimeze bite cyangwa se hazaba hameze gute. Iga kuzigama, bizagufasha cyane ejo kuba wumva ubayeho neza kandi wishimye, ndetse kandi ukagera no kuri rya terambere ryawe nta muntu usabye cyangwa utegeye amaboko. Aribyo bizatuma uhora uri wa muntu uhambaye, urangwa na ya mahame 11 turi kuvuga. Ihame rya 7 ni iri ngiri: shora imari. Iga gushora imari. Ubu ni uburyo bwiza bwo kuzigama, ni uburyo bwiza buzakungukira, buzagutiza umurindi muri gahunda zawe zose zishoboka. Gushora imari birimo ibice bigiye bitandukanye ugomba kumenya ko gushora imari harimo igice cya mbere, aricyo gice cyo kwishoramo imari. Wowe ubwawe ushobora kwishoramo imari
mu mpano zawe, mu byo ushoboye, mu bumenyi bwawe, mu byo ubashije ibyo ari byo byose. Urugero, niba ufite nk'impano yo kuririmba, gukina umupira, gukina filime, gukina basketball, gukina ibintu bigiye bitandukanye, ufite impano itandukanye ushobora gushoramo imari. Amayikipe akagushaka, akakwifuza, akakwishyura amafaranga, aho ngaho uba wishoramo imari. Uri umuhanzi, urajya kuririmba mu bitaramo bikomeye kuko wishoyemo imari, baguha amafaranga uyabone muri ubwo buryo. Ikindi, ubundi buryo bwa kabiri bwo gushora imari ni ugushora imari mu bandi ndetse no mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Ushobora kuvuga uti ariko nk'iriya kampani ikora gutya na gutya ko mbona ari nziza cyane ikaba igezweho, nshoyemo imari cyangwa se mfashemo imigabane, si uburyo bwiza bwo gushoramo imari? Ubwo buryo ni bwiza cyane. Gutyo uri gutekereza, komeza utekereze n'ibindi birenze ibyo, ukora ibirenze cyane. Ni byiza cyane, bizagufasha mu rugendo rwawe rw'iterambere. Ya kampani washoyemo irimo irunguka, irimo irazamuka umunsi ku wundi, niko inyungu yawe yiyongera, niko ugenda utera imbere kandi uba umuntu uhambaye umunsi ku wundi. Mu bintu wiga bibaho, mu mahame ugomba kugira, iga gushora imari kandi ushore neza mu bintu ubona byakunguka. Reka turebe ihame rya 8. Mu bintu ugomba kugira, mu myitwarire ugomba kurangwa nayo, mu bigomba kukuranga mu mahame yawe, ihame ryo kwihangana ni ihame rigomba kukuranga aho waba uri hose, mu byo waba uri muri byose waba urimo. Kwihangana ni ingenzi. Iyo wihanganiye buri kimwe ubasha kugera ku ntsinzi, ukihanganira ibigucalenjinga cyangwa se buri kimwe cyose kigutega imitego mu nzira. Iyo ubashije kukihanganira uragicika kandi uva mu bihe bibi ukomeye, uri umuntu ukomeye cyane. Uyu munsi ushobora kuba utameze neza, uri mu bihe bibi, ariko ejo siko bizaba bimeze. Ejo uzaba umeze neza, uzaba ubayeho neza, uzaba wishimye. Uyu munsi ushobora kuba wishimye, umeze neza rwose, uri gusekana n'abandi, mumeze neza mwese, ubona banagufitiye urukundo, ariko ejo birashoboka cyane ko utaba uri muri ibyo bihe byiza. Iga kwihangana kandi kwihanganira abantu, wige kwihanganira ibihe byose waba urimo. Buri kintu cyose kigira igihe cyacyo, ihangane. Ndetse niba ari n'iterambere ryawe urimo urabara ukaba utari kurigeraho nonaha, byihanganire, wihangane, wumve ko bishoboka, ko kugerageza andi mahirwe bishoboka, ukaba wagera kure, ukagera kuri za nzozi zawe. Birashoboka ko uburyo wapanze n'intego zawe utabigezeho mu mwaka ushize, ariko ihangane, ukore cyane, wongere ukore cyane, wumve ko uyu mwaka bishoboka. Uyu mwaka birashoboka. Kwihangana ni umuco, ni ihame ryiza. Iga kwihanganira ibihe, kwihanganira abantu, kwihanganira ubuzima ubwabwo. Ni byiza cyane kuri iri hame rya 8. Ihame rya 9 ari ryo ryiringiye kukubwira. Umvira umutimanama wawe. Mu bintu bishoboka bibaho, umutimanama wacu ndetse n'umwuka wera ku babyizera biri mu bintu bifasha kandi bikanayobora abantu cyane. Iyo wumviye iri hame rya 9 ryo kumvira umutimanama wawe, ikintu cyose ukoze ugikorana urukundo, ugikorana imbaraga zawe zose zishoboka, kuko uba wumva yuko uhamanya n'umutima wawe neza cyane. Mu iterambere ryawe ntuhamanya n'umutimanama wawe, uzakora byinshi, uzagera kuri byinshi bishoboka kandi uhambaye. Umvira umutimanama wawe kuko ari we ugufasha, ukugira inama mu bibi no mu byiza. Ni umuco, ni ihame ryiza rya 9 rizakuranga umunsi ku wundi. Reka turebere hamwe ihame rya 10 rigomba kukuranga, rikaba n'umuco kuri wowe uri mu nzira y'iterambere. Kwisanisha n'impinduka zabaye. Mu gihe ibintu wapanze byahindutse, wishirayo ngo wumve ko gahunda zawe zapfuye. Oya, isanishe n'impinduka zabaye. Niba ari witeguye umuhungu ukabona umukobwa, byakira, wisanishe nabyo, wakira uwo mukobwa ubonye.
Si ibyo gusa, niba ari witeze kubona 1000 ukabona 500, byakire wisanishe nabyo. Niba ari wabaze umupango wa gahunda y'ibihumbi 5 ukabona amafaranga y'ibihumbi 3, isanishe nabyo wihangane ukoresheje wa muco wawe ufitemo wo kwihangana, wisanishe n'impinduka zibaye cyangwa se zihari bitewe nuko bimeze. Ntago ubuzima ubwabwo ntago buzagenda nk'uko ubushaka, niyo mpamvu ugomba kwisanisha n'impinduka zihari. Reka turebe ihame rya 11, ari ryo hame rya nyuma rigomba kuba umuco wawe wa buri munsi. Ufite intego ikomeye, iragusaba gukomera no kugira amahame akomeye. Nibyo koko waba umuntu ukomeye, uhambaye kandi wateye imbere, ufite ahantu yageze. Ihame rya 11 ari ryo rya nyuma ni iringiri: igihe cyose mu bihe byose waba urimo ugomba kwishakamo imbaraga n'ibisubizo. Uri intore cyane, ugomba kwishakamo imbaraga. Igihe cyose wumva ko ugomba gushaka imbaraga ku bandi, ntago ari byiza. Ahubwo wishakemo ibisubizo, wishakemo imbaraga zo gukora ikintu, wishakemo ibisubizo by'ibibazo byawe, kuko nta muntu uhari ku bwawe, nta muntu uhari kumenya ibyawe, nta muntu ukwitayeho. Icyo kintu ugomba kukimenya. Mu bintu uzamenya umunsi ku wundi, witaweho n'abantu bake, ari bo umuryango wawe, inshuti zawe nke, zimwe z'urukundo, zimwe z'imbere cyane, nizo zikwitayeho, kandi nazo buriya ziba zifite akazi ko kwiyitaho ubwazo. Mu bintu ugomba kumenya amanywa n'ijoro nuko nta muntu ukwitayeho 100% usibye Imana rurema yakuremye ikakuzana kuri iyi si. Nawe ubwawe ku giti cyawe ugomba kwiyitaho, ugomba kwishakamo imbaraga, ukigira ndetse ukishakamo n'ibisubizo by'ibibazo byawe. Aho ngaho niho hantu ukomerera mu bibazo, niho uvamo uri umuntu uhambaye, uri umuntu ukomeye. Ibihe byiza bikora abanyantege nke, ibihe bikomeye bigakora abanyembaraga. Mu bihe bikomeye, cya gihe ubona nta muntu hari ngo akubere igisubizo, niho ugomba kwibera igisubizo. Ugomba gukomera muri byose, ukiremamo imbaraga, ukumva ko ufite imbaraga zishoboka zihagije zo gukora ikintu, zo kugera ku ntego yawe, zo kugera ku iterambere ryawe, zo kugera kuri uriya mwanya mwiza ushaka kugeraho, zo gukandagira kuri iriya ntera wumva ushaka kugeraho. Ugomba kwibonamo izo mbaraga nk'intore cyane, ukishakamo ibisubizo igihe icyo ari cyo cyose mu bibazo byawe. Ngaya amahame akomeye dukura mu gitabo Become Your Best Self, igitabo cyanditswe n'umunyarwandakazi Umugiraneza Betty, yashyize hanze kuri izi tariki 27 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2024. Agufasha kugera ku iterambere ryawe rirambye kandi rikomeye, ukaba n'umuntu uhambaye muri sosiyete. Ese ntago ujya ubona nko mu buzima busanzwe ukabona umuntu afite ibintu yagezeho kandi ubwe nawe arakomeye, aba afite amahame akomeye agenderaho umunsi ku wundi? Uyu munsi nawe ba ukomeye muri iki kiganiro Itara ry'ubumenyi, aho tugenda tugusangiza amahame y'ubuzima agiye akomeye n'ubundi bumenyi wakiyongeraho umunsi ku wundi. Reka nkurarikire kugaruka mu kiganiro Itara ry'ubumenyi, aho nge nawe ubutaha tuzaba turi kuvuga ku bindi bintu bitandukanye byagufasha kubaka ubuzima bwawe bukomeye kandi bufite ihame. Ntuzacikwe, don't take away, ngo ujye kure ya YouTube channel yawe Kasas Today. Reka nizere ko ubutaha nzaba ndi kumwe nawe. Wakoze kubana nanjye mu kiganiro Itara ry'ubumenyi. Ugira umunsi mwiza. Ndi intore mu mfura silent fire at your mind, a billion African black dreamer boy and be joy speaker boy alone to make a load of tokaras jimno spama fit antagonist. Hug life was I am alone.